abinyujije mu gushuka umwana w'umukobwa witwa Tesi wari wimereye neza muri iyi minsi ari ku Isango Star. Shizzo Afro Papi ni umuntu uzwiho kunywa, ariko yamara kunywa akaba yatangira gusinda bikamwongoza kurwana, kubera ko ahaherukira i Kigali bahamukubita inshuro izo eshatu banamuvunnye n'ukuguru. Ntago nkeka ko rero uyu mwana w'umukobwa ngo ni Tesi afite ubwiyahuzi bwo kujya kuri uyu muhungu. Komi Rontana Big Baddest, the number one journalist original Rwanda, big machine, captain, Kuli launcher, giant of Africa, classic man. Hano kuri film zacu na makuru menshi abacaracara hirya no hino y'abastari, akaba ariyo mpamvu rero tuba turi hano kugira ngo tubagezeho ayo makuru. Hano nimushaka muzahite kuri First Post buri makuru yose avugwa muri celebrities hano mu Rwanda abagomba kubanyura hano kuri film zacu. Rero hano twazindutse twitereka kubera ko hari inkuru ziri kugenda zivugwa ku muhanzi yasobara cyari umuhanzira yarazimye, ku muhanzi bita Shizzo Afro Papi, umugoyi. Iyaza ko umukobwa twari kuba tuvuze umugoyi kazi. Shizzo rero abanyarwanda bamuziho ku bintu byo kwitendeka, cyangwa se mu kinyarwanda navuga kwisimbukuruza. Nyuma yuko yisimbukuruje akaza gutereta umukobwa wakasamutwe, cyangwa se umukobwa ufite ukuntu yirwanyeho biza kugenda neza Ariya Kuru, bakaza gutandukana mu mwaka w'ibihumbi 2020. Yaje kubona bidahagije, aravuga ati ngewe Shizzo ubwo umuziki wanze bikaba byarananiye, reka nitendeke no kuwundi mukobwa uzwi nka Kayitesi, cyangwa se wamenyekanye nka Tesi ku Isango Star no mu kiganiro cya This and That kinyura kuri YouTube channel. Ndagira ngo rero mbere yuko twitereka neza tubanze dukotinge ku nkuru yavuzwe kuri MI Empire Rwa, ivuga ko umunyamakuru kazi Yvonne Kayitesi uzwi nka Tesi wa Isango Star, usanzwe azwi cyane mu kiganiro cya This and That gitambuka kuri YouTube, bikomeje guca amarenga, cyangwa se kuvugwa ko ari mu rukundo n'umuraperi witwa Shizzo. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu Ukuboza 2024, Tesi wasangije abamukurikira amashusho ari kumwe na Shizzo ahantu mu muhanda, ayahererekesha utumenyetso tw'imitima dushobora kuba tugaragaza ko ari urukundo, kubera ko imitima mu banyarwanda tuzi ko iki bisobanuye ari urukundo. Kandi aya mashusho yagiye hanze akurikiye ayo bafatiye mu gitaramo cy'uwitwa Shanboy Festival cya mbere muri Camp Kigali kuri 29 Ugushyingo 2024. Mu mashusho basangije aba bakurikira ku mbuga nkoranyambaga, aba bombi bagaragarizanya urugwiro. Uyu muraperi aba ari naho ahera aherekesha ijambo ry'icyongereza bita Salmet. Mbere yuko dusoza iyi nkuru kuyikotinga, nuko uyu muraperi Shizzo umugoyi waje kujya mu rukundo na Ariya Kuru bikanga, n'uyu mwana w'umukobwa bivugwa ko bari mu rukundo ariko rudahamye, akaba ari kugenda anyura hirya no hino, birimo no gutanga amafaranga yo kugira ngo babe bapostinga izi nkuru ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyangwa se bisakare ku banyarwanda babakurikira n'abakurikirana amakuru ya hafi. Ariko urwo rukundo rushobora kuba rudahari, kubera ko ntago numva ko uyu Shizzo uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
waherukaga kuvugwa mu rukundo n'uwo bita Alia Cool nawe waje kumwanga bitewe n'imico yitari myiza, kubera ko uyu Shizzo Afro Papi ni umuntu uzwiho kunywa, ariko yamara kunywa akaba yatangira gusinda bikamwongoza kurwana, kubera ko ahaherukira i Kigali bahamukubita inshuro izo eshatu banamuvunnye n'ukuguru. Ntago nkeka ko rero uyu mwana w'umukobwa ngo ni Tesi afite ubwiyahuzi bwo kujya kuri uyu muhungu bita Shizzo wazimye, wagiye no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Arizona naho akagera agakubitwa. Ntago nkeka ko rero uyu mwana w'umukobwa uri no kwirwanaho ku bintu bya YouTube ari kugira ngo ashaka amaramuko cyangwa se yiyubake, atari kubicisha muri za nzira z'abakobwa b'ubu ngubu b'i Kigali bananiranye bashaka kubona ibintu mu bundi buryo. Nkeka ko yazakora ubwiyahuzi bwo gukundana n'uyu muntu wakoze ibintu by'indirimbo bikamunanira, ariko kandi muri sosiyete utigaragaza neza bitewe nuko agenda akora amakosa. Ahubwo sinzi niba n'ukuguru bamugubanyije niba yaba wenda yaranakize, ibyo nabyo nukubishakira andi makuru. Ariko icyo navuga nuko abangaba bombi bari kuvugwa mu rukundo, ariko uri kubigiramo uruhare runini cyane n'uyu muraperi bita Shizzo Afro Papi, uri kugira ngo byongere izina rye rigaruke, kubera ko uyu mwana ari hits, ari kuvugwa cyane hano hanze. So bivugwa ko rero uyu nguyu Shizzo Afro Papi ari gutanga amafaranga hirya no hino mu bitangazamakuru cyangwa se no mu bantu baba big influencer hano mu Rwanda, kugira ngo bapostinge zino nkuru, yaba izina ryongere rigaruke, ariko kugira ngo n'uyu mukobwa agende arushaho kuba proud ye, kubera ko uyu nguyu Shizzo Afro Papi muri video yashyizeho akantu bita Sarmati, tugenekereje mu Kinyarwanda kashatse kuvuga ngo inshuti magara. Kandi by'inshuti z'ubu zikora n'ubundi turabibona, yaba na Nyambo na Titi Brown batangiye batubwira ko ari ababesto, ariko aho bigeze tuba tubibona. Noneho ejo bundi umukobwa birirwana umunsi ku munsi, bakorana umunsi ku munsi. Uyu mukobwa wa Irene Inkindi Aisha yaje kubavamo ejo bundi ku kiganiro yagiranye na Inyarwanda, avuga ko bakundana nibashaka bamuhitana. So rero nyeka ko naba ngaba nibyo bashaka kuzana, ariko wenda bakaba bari kubirinda nyine bagira ngo babishyire mu bwiru, ariko nanone babitangaze. Ariko ibi byose ubiri inyuma ni Shizzo Afro Papi, kubera ko yari yaribagiranye muri iki gihugu cy'u Rwanda, yari yaribagiranye, aragira ngo rero yongere agire akazina abinyujije mu gushuka umwana w'umukobwa witwa Tesi, wari wimereye neza muri iyi minsi, ari ku Isango Star afite ikiganiro bita Sunday night ku Isango, yakoraga cy'aba star kinakunzwe, ariko no kuri YouTube akaba afite ikindi kiganiro kiri kubica bigacika bita This and That. Uyu rero Shizzo mu Rwanda twamenyereye nk'umuntu w'umunyabikabyo, ariko nanone kandi wagerageje ibintu byose bikamunanira. Yazanye icyo bita Bugoyi Weed icyo bita Bugoyi Weed, akongeraho Bugoyi Nation, biza kurangira byanze biramunanira, ahitamo kwigira muri leta ya Arizona. Bivugwa ko nabwo yari ifite umuntu asanzeyo, bitewe n'uko urukundo rwe na Alia Cool rwari rwanze. Aravuze ati nyuma y'imyaka myinshi narazimye, uburyo bwiza hari bwo kwibutsa abanyarwanda nuko nashaka umwana w'umukobwa mba ndi gutesha umutwe, ari we Tesi w'abanyarwanda, umwana mwiza cyane,
akaba ari no kubinyuza ku yandi mamediya atanga amafaranga kugira ngo bakomeze babi boosting, umwana ageraho atangira kuba proud, yaba urukundo rukomeze ruze, kandi ntago azi yuko akundanye n'umuntu ugira akadefo ko kwiyenza igihe yanyweye inzoga. Kuko uyu nguyu Shizzo igihe yagiye mu kabari bikubiye inshuro nkeya kugira ngo avemo atarwanye, bikubiye gake, ku buryo abanyarwanda bo kubera ko dukomeje kugenda tugabanya blague, baje kumuvunaguza ukuguru kugira ngo babanze bamubwire ati genda gake. Natwe tukaba turi kumubwira hano kuri filimi zacu ati we Shizzo Afro Papi genda gake, ku mwana w'abanyarwanda bita Tesi genda gake. Uriya mwana ni umwana mwiza, ni umwana ufite iterambere ku buryo adakwiranye n'umuntu ugifite utuntu nk'utwawe, ugifite karagiteri nk'utwawe. Ibintu byose byananiye guteza imbere iwanyu Bugoyi, byaranze. Bugoyi ni ahantu hagakwiriye kuba harateye imbere kubera wowe, kubera ko ari nawe wazanye iyo ikiganiro yagiranye na X Large, so ubwo ni Manibu ari kuvuga ngo yaramubaje ati numvishe bavuga ngo ariko wazanye gahunda ya Bugoyi Nation. Aravuga ati no, ati try hear me bro, ati nazanye Bugoyi word. Numbaza iyo word ni iki ishatse kuvuga. Ibyo bintu byose rero byaje kurangira biflopinze. Uwo bita Afro Papi yahitamo kwigira muri leta ya Arizona, nahageze iyo arakubitwa inkoni nyinshi cyane kubera ko ari kwa kwiyumva kwe no kunywa agasinda, ari nabyo byatumye anatandukana n'umukobwa ubu ngubu navuga ngo uyoboye aba boss baba celebrities mu Rwanda, kuko Aisha Kuru ni umukobwa watwaye ibikombe byinshi muri sinema, ni umukobwa witeje imbere, ufite inzu nziza, ugenda mu modoka nziza. Nyuma y'uko rero Shizzo batandukanye, ubanza yaragize depression, bituma agenda acanganyukirwa, kumva ko n'abantu bose yagenda yisimbukuruza, akaba ageze no ku mwana bita Tesi w'abanyarwanda. So hano rero kuri filimi zacu tuzajya tubuza tubabwira amakuru nta hantu tubogamiye kandi yuje ukuri, ari cyo kintu twazanye hano bita entertainer culture. Ni ukugira ngo twe entertaining abantu ariko mu muco. Abanyarwanda twe dufite umuco, ntago tujya mu kabari dusinde kubera ko twazanye na gahunda ya tunywe resi. Abanyarwanda twe dufite discipline, kunywa si ikibazo ariko tunywe resi, kugira ngo vino itatubera umukobanyi sha, sibyo sha. So rero tubashimira kuba mudukurikira, tubashimira kuba mutanga ibitekerezo ku biganiro dukora. Ariko banyarwandakazi maginga yangaya, iyo niyo nkuru iri gucaracara, ariko ngira ngo mube maso kandi mugire inama umukobwa Tesi. Ntago dushaka kuzabona yababaye, ntago dushaka kuzabona ari mu marira hejuru yo gukundana n'umuntu abanyarwanda bamaze kuvunaguza inshuro izo eshatu, no kwihangana byananiye yajya no muri leta ya Arizona naho bakavunaguza. Ubwo rero wa mukobwa we, niba ushaka kuzakundana n'ikirema bitewe nuko cyanyweye bikacyongoza nabi, azaze hano Kasuka mwigishe katabita insuku. Kasuka afite katabita insuku, byibuza wenda ajya amenya guteza izo ntambara nuko ari bwirwaneho. Hano kuri Kasuku Media TV ushobora kujyaho bakakwereka icyo bita katabita insuku, akayikwigisha kugira ngo ujye umenya ukuntu wirwanaho. Ntabwo dushaka ko umukobwa w'abanyarwanda Tesi rwose azakundana n'umuntu nyuma akazahinduka karema atakinabasha gukora uncence neza
kugira ngo atazagwa mu marira akajya aririra mu myotsi, nubwo bose babihakana ariko bakavuga ko ari inshuti magara, ariko niko biri kuvugwa hano hanze. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu, andi makuru yose ashobora kumenyekana hano ni kuri First Post cyangwa se filimi zacu, cyangwa se kuri Entertainment Cultures with the big baddest Rantan, Giant of Africa, Captain kuri launcher, Big Machine, Classic Man. We are Classic Man brother, ukuntu tuba tumeze dusa, turi aba Classic Man, turi aba Classic Man. That's why ugomba gukurikira iyi film zacu kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye kandi byiza, byujemo guseka, kwidagadura, ibitekerezo byanyu. Ushobora no kutubwira icyo ushaka ko tuzaganiraho tukakiganiraho. Hano ni kuri film zacu, reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Njye nari Rantan, Big Baddest, Big Machine, Captain kuri launcher, Giant of Africa, Classic Man. See you next time.